uri Imana mana wabaye Imana, uri Imana mana wabaye Imana, uri Imana mana wabaye Imana mana, uri Imana mana wabaye Imana, uri Imana mana wabaye Imana, uri Imana mana wabaye Imana mana we. Haleluya. Bantu mukurikirana urubuga Isahayaso, mumeze mute? Turabakunda. Bazaniye ikiganiro rero, urambona rero, mfite amavuta. Ariko nubwo mfite amavuta, bantu mukurikirana urubuga Isahayaso, ngiye kubabwira ku buzima bwa none, ndavuga ubuzima bwa kino gihe turimo. Murabona mfite igitabo cy'indirimbo, nkagira na Bible, ndavuga Bible, iki ni igitabo kivuga butumwa, ndavuga ni inkoni ku mukristo, intwaro ku mukirisitu wizera Yesu. Iyi rero intwaro ngerageza njya nkunda kuyibabwira, njya nkunda kubabwira iri jambo ry'Imana, njya nkunda kubabwira ukuntu umukristo yakagombye kuba afite Bible, akaba afite igitabo cy'indirimbo, birakwiriye ku mukristo. Ndabakunda. Ariko reka mbabwire inshuti z'Imana, twagiye dusenga, tugasengera abarwayi barwaye tukumva ngo bakize, tugasengera abafite ibibazo, murabizi ibibazo bigiye bitandukanye by'ubuzima bwa buri munsi, twarabasengeye abo ibyo byose bigenda bikemuka. Dufite umukoro rero, bantu mudukurikirana, bantu mukurikirana urubuga Isahayaso, umva rero umukoro mbazaniye. Nahereye kera mbasaba ibikoresho, kandi njya mbwira abantu ngo imirimo umuntu akora niyo izamuherekeza. Tukiraho, hari umuvandimwe wanjye, inshuti yanjye nkunda, tujya dukorana ku murimo w'Imana, araje. Ariko Mana Yesu twizeye azatugirira neza, azaduha umugisha. Muraho urakomeye, uraho uri rwose, umeze neza. Usanze rero nari ndimo ganiriza abantu, ndi kubabwira nti twagiye dusengera ibintu byinshi, tugasengera n'abantu bacu, tukabona ibintu biri kugenda neza. Ariko murareka nkubwire mwa, abantu badukurikiranye n'abantu badukandiye subscribe, ujya ubona batarahindutse, ujya ubona ibintu bitagenda neza. Zahubwiye abantu rero badukurikira, yego amashimire, umurimo ukomeje kudukurikirana. Muri abantu b'agaciro, muri abantu b'umugisha, muri abantu, muri ba boss mbese. None se ni iki wababwira ukurikije uko ugenda ubabona? Hari abantu bagera nko mu 100 bankandiye subscribe, bamwe ngo bagiye baba abasirikare, abapolisi, abapastori, abavugabutumwa na ba mwarimu, bagiye bapanda ku rwego mbese ruri hejuru gutya, bapanda burira buriya. Arakaga ari tukiraho, hari akantu merutse kugira, hari akantu merutse kuvuga, ukuntu iyo umuntu agiye mu ijuru yurira agasikariye ka mbere, ka kabiri, ka gatatu, agakomeza akazamuka akagenda. No muri abo bantu bagiye badukurikirana, we uzi ko hari abo nabonye bahindutse ngaho? Barahari. Abo bantu Imana ibagirire neza, bakomeze. Kandi urumva ko niba baragiye batera intambwe, hari ahantu bagiye bava bakagera. Imana igomeze barebe. None se ni iki wababwira nk'ubu ngo ni iki badukorera kugira ngo bakomeze n'ubundi badukurikirane? Ujye ubona ari iki gaho nawe bavuge bagukorera, nta gukorera kuri Zere Yesu. Yego ngewe dore murabona ko paseri yabagomba kugira akantu arya akanywa akanezererwa. None ugomba kurya akantu. Yego rero bakaguhe kuri ya nimero yawe bazwe bakuziho. Ariko tukiraho, Imana hari ijwi riturutse mu ijuru, ndafashijwe, nderetswe, ndanyuzwe. Ntago mbabeshya abantu mukurikirana urubuga Isahayaso. Uzi uko ngo dufite akazi ko kujya dusengera bari abantu badukurikirana, kugira ngo ukenya kire, kugira ngo ufite icyo ashaka akibone, kugira ngo yiba yari afite intebe imwe mu nzu agire ebyiri. Yego ukiraho rero ugomba kubasengera nk'uko Imana yabigusabye. Yego ugomba kubasengera. Yego kandi n'abantu bagukurikira, ndizera neza ko utajya ubaha ibintu bibi. Oya ntabwo ubundi ngewe nabwiye abantu banjye, narababwiye bantu mudukurikirana. Burareka mbabwire rero bavandimwe, nshuti mudukunda, nshuti mukurikirana rura rubuga, murambabwira tuzabazanira gashya. Ubu turi gutegura kubazanira amatsatsi
turi gutegura kubazanira ibiganiro, turi gutegura kubazanira abavugabutumwa, turi gutegura kubazanira abapastori, turi gutegura kubazanira ibintu byinshi. Nk'uko twagiye naberetse yuko ngo iyo umuntu agiye mu ijuru, urugendo rujya mu ijuru, Yesu ajya kujya mu ijuru, njya mbibwira abantu ngo yari yicaranye n'intumwa ze. Buriya ariko ziriya ntumwa twavuga ko ari akira Bibiliya babwira intumwa. Yego, intumwa hari harimo Mose. Yego, harimo ndabibuka neza, Yohana kumusize, Yohana, Petero, Yakobo, Bartolomayo, Yosefu, Mose na Eliya. Abo bantu bose rero abo nibo bagiye mu ijuru. Noneho rero reka nkubwire ikintu gitangaje. Buriya ngewe njya mbona muri iyi Bibiliya njya mbwira ngo umuntu w'umukristo wese yakagombye kuba afite iki gitabo. Buriya rero njya ntangazwa n'ukuntu ngo Eliya yagiye mu ijuru adapfuye. Uzi ko hari abantu bagiye bajya mu ijuru badapfuye mwa? Eliya yagiye mu ijuru adapfuye. Eliya ariko wewe uzi kugira ngo ujye mu ijuru ukurira ukagenda urira ukabona ugiye mu ijuru udapfuye. Abantu ubwo bagasigara bari kukureba uri kugenda ukagera mu ijuru udapfuye. Urase natwe tuzajya mu ijuru tudapfuye? Bimeze bite rero? Sobanurira abantu bakurikirana urubuga. Yesu niwe waje atubera inzira yose. Yego, inzira yaciyemo natwe tuzacamo. Tuzababara, tuzababazwa, tuzaca muri byinshi. Yego, ubwo rero iyo nzira yashushanyije niyo uzacamo. Yego, none se ukiraho uravuze ngo Yesu ngo niwe waje ngo ace inzira. None se Yesu ko yari yicaranye n'intumwa ze, bicaye banezerewe bameze neza bari kurya nko gutya turi kwiganirira, ukabona nciyeho ndagiye. Noneho ngo abigishwa bari bicaye banezerewe bameze neza, ngo bagiye kubona ngo babona ngo Yesu ngo aragiye ngo noneho ngo babona ngo aragiye ngo aratumbagiye, bereka iryo juru ngo arazamuka ngo noneho ngo bagiye kumubona ngo bana ngo aragiye. Ngo noneho ngo umwe mu bigishwa ngo aravuga ngo ngo Yesu twari twizeye ngo aragiye, ngo noneho ngo bamukurikiza ibiganza. Natwe buriya twakora iki kugira ngo tuzatungurwe, tuzajye mu ijuru nta mirimo mibi tugaragaza ku isi, tuzajye mu ijuru tugaragaza ibintu byiza Yesu ashima, nkuko nawe yagiye mu ijuru atunguranye. Twewe niki twakora? Icyo twakora nuko twahora, sobanurira abantu. Icyo twakora nuko twahora twizera. Yego, twihana. Yego, dutunganye rwose. Yego, ko bwira n'umukiranutsi acumuye 7. Yego, ariko ibyo ngibyo birasanzwe mu isi. Yego, uko duharanira gushaka ikintu cyo gushyira mu nda. Yego, nanone tuba dusaba tukavuga ati Mana uduhe icyo kurya cy'uyu munsi. Imana ikamanura manu tugapakira. Buriya no gupakira kugira ntago wasenga utariye, ntago wavuga isengesho ngo data twese uri mu ijuru umuntu ahabereye aho se kandi kukibona rero. Yego, bisaba kugenda ugakora. Yego, ugakora. Noneho rero ngo buriya ngo abigishwa ba Yesu none se barakoraga da, buriya ba Yohana bararobaga, bakoraga mu nuza ku biyaga. Baroba ari abarobyi, abandi ari abacuruzi, ba Musa ari ababaji. Urumva abo bantu bose nabo bari bafite iki? Bari bafite akazi. Ngo ariko ngo bagiye kubona ngo Yesu ngo aragiye ngo noneho ngo bagiye kumubura ngo bamukurikize amaso ngo babone ngo arirutse ngo aragiye. Weho niki wababwira kugira ngo abantu badukurikirana, abantu bakurikirana urubuga, niki bakora muri iyi si ya none, muri iyi si turimo? Ubona ari icyo umuntu yakora mu bantu ndetse no mu bintu? Gusenga no kuzuza urukundo muri we. Yego, akarushaho kubana n'abantu. Yego, niba kubonye akagukunda akakwishimira, akakuganiriza, akakubwira ikibazo ufite. Yego, akagufasha kugikemura. Yego, ikindi wakora, wenda bizi ntabwo ujya uvuga menshi, ubwira abantu ikintu mbese cyafasha abantu. Ikindi kintu cyabafasha rero, yego, ni ukubaha. Yego, kubahana. Yego, yaba uwo mubana, yaba uwo mukorana, yaba uwo musangiye imirimo. Yego, kubahana. Yego, ugakundana. Nje hari akaririmbo kajya kamfasha, karimo kabyiganira mu mutima wanjye, kari kujya kamanuka ngo ako karirimbo ngo
karimo kavuga ngo tugiye iwacu mu ijuru. Ariko se ukibaza, mana nitujya mu ijuru ni iki tuzajyana? Tuzajyana ubutunzi bwacu, tuzajyana aya mamodoka duharanira, tuzajyana aya mazu duharanira, tuzajyana ibi bipangu byacu, tuzajyana aya magare yacu tugendaho, tuzajyana mbese ngo iri jwi riri kumanuka ngo two tugiye iwacu mu ijuru. Ubona ni iki tuzajyana mu ijuru? Uwakoze niwe uzagira icyajyana. Yaba yarakoze nk'iki rero muri rusange? Mu myiza, yego, yarakoze ibintu bituma Imana imwishimira. Yego, kuko nubona mugenzi wawe ukamwishimira n'Imana uzaba uyikunze. Yego, yaturemye mu ishusho yayo. Yego, turahumeka, dukora iki byose tugira kwifuza nk'uko nayo yifuza ko uhinduka. Yego, ndumva rero ibyo ngibyo ari byo twakora kugira ngo ajye mu ijuru. Yego, rero abakunzi bacu bakurikirana Rubuga Isahayaso, bavandimwe nshuti mudukunda, twari tuje kubabwira yuko ibiganiro byacu bigiye kurushaho gutera imbere, ariko mudushyigikire nk'uko umugenzi wanjye avuye hano avuga ati umuntu wese yakagombye gushaka imirimo izamuherekeza. Ukajya usura abarwayi kwa muganga, njya mbibwira abantu, ugasura abantu bafunzwe ukagenda ukabageraho, ukabaganiriza, ukabereka umutima mwiza, ukagenda ku bakene badafite shinge na rugero ukabageraho ukabafasha. Yiba ufite ibitenge bibiri, gitenge kimwe ukagifata ukagifasha. Erega isi hari korari imwe yigize iririmba ngo tuzirirwa mu isi ariko ntabwo tuzayiraramo. Ahari wenda nanjye nakubwira ibi ngibi mukajya kumva mukumva ngo ndagiye. Turi kujya twumva umuntu umwe twakundaga nk'inshuti yacu ngo aragiye, aracomotse, aragiye. Bavandimwe nshuti mudukunda, nimugire urukundo, muharanire urukundo, musurane, mufashanye, mugire urukundo bavandimwe, nk'urwo Yesu yadukunze. Abigishwa be bari bicaranye nawe, bagiye babona aragiye. Turabakunda nshuti mukurikirana Urubuga Isahayaso. Yesu tubasaba byinshi, mugire amahoro.